gace k'ikiganiro cyo kwibuka uyu munsi, amagana y'abatutsi basabwe guhungira mu nzu y'urukiko rukuru muri Musanze, aho abayobozi babemereye kubarindira umutekano. Gusa icyabaye ni uko aba bayobozi bazanye abicanyi bakoresheje ubugome bukabije mu kubica, ntawe basize harimo n'impinja. Uko jenoside yagenze ku itariki ya 15 Mata 1994, ubwicanyi bwakorewe ahantu henshi mu zahoze ari prefecture za Ruhengeri, Kibuye, Kibungo, Kigali Ngari, Butare, Gitarama, Kigali y'Umujyi na Gikongoro. Ahambere abatutsi biciwe ni ku rukiko rw'ubujurire rwa Ruhengeri mu karere ka Musanze. Inyubako y'urukiko rukuru, urugereko rwa Musanze yitwaga Cour d'appel, ukuvuga urukiko rw'ubujurire, yahungiyemo abatutsi barenga 400 bari baturutse mu bice bitandukanye by'yahoze ari prefecture ya Ruhengeri, ariko abenshi muri bo bakaba bari baturutse mu yahoze ari sous-prefecture ya Busengo, ubu ni mu karere ka Gakenke. Bakaba bari bahungiye muri sous-prefecture baturutse hirya no hino, bumvise ko hari ubuhungiro, bizera ko ntawe uhabicira. Uwari sous-prefecture ya Busengo, Dismas Nzanana, yabanje kubereka ko nta kibazo, akababeshya ko bahaguma, ko ari barindira umutekano. Nyamara yari yumvikanye n'uwari prefect wa Ruhengeri Zigira Nyirazo Protaze kugira ngo ahabarundire, hanyuma babone uko bajyanwa mu mujyi wa Ruhengeri kuhabicira. Sous-prefect Nzanana yahise ababwira ko agiye kubaha imodoka zikabahungishiriza muri Zaire. Bahise bazana amabisi, arabatwara babashyira mu nyubako y'icyahoze ari urukiko rw'ubujurire rwa Ruhengeri Cour d'appel. Ku itariki ya 15 Mata 1994 nibwo interahamwe ziturutse hirya no hino, harimo n'umutwe witwaga Amahindure wari umaze kwica abatutsi mu cyahoze ari komine Mukingo, waje gufasha izo nterahamwe bica abatutsi bose bari bahungiye muri iyo nyubako. Abashije kuvamo baje kwicirwa kuri Mukungwa, bavanywe ku bitaro bya Ruhengeri. Babanje guteramo amagrenade, nyuma bagasubiramo guhorahoza abasigaye badapfuye, ari nako bafataga impinja bakazikubita ku nkuta. Kuri iyo tariki kandi abatutsi biciwe Inyange kuri Paroisse Gatulika, ahahoze ari komine Kivumu, yari muri prefecture ya Kibuye icyo gihe, ubu ni mu karere ka Ngororero. Amateka y'Inyange haba ku kiliziya ndetse no mu nkengero zaho ni mu cyari komine Kivumu. Icyo gihe ikaba yari muri sous-prefecture ya Birambo, yari igizwe n'amakomine 3 ariyo Bwakira, Kivumu na Mwendo, prefecture ya Kibuye. Nyuma y'urupfu rwa Perezida Habyarimana ku itariki 6 nijoro, hatangiye kugabwa ibitero ku batutsi muri iyo komine, bihitana mu minsi ya mbere abasivile barimo uwitwaga Gregoire Ndakubana, Martin Karekezi na Thomas Mwendezi. Amateka agaragaza inzira ndende abatutsi banyuzemo bahungira muri kiliziya ya Nyange bizeye umutekano wabo. Kubera ibyo bitero, abatutsi bo mu masegiteri anyuranye ya komine Kivumu bavuye mu ngo zabo bahungira mu mazu y'ubutegetsi no muri kiliziya zirimo n'iya Nyange, aho Padiri Seromba Atanazi yari padiri mukuru. Burugumesitiri wa komine Kivumu n'abapolisi bayo bakusanyije impunzi zivuye mu masegiteri yigize, babajyana kuri Paroisse ya Nyange. Bagezeyo, Padiri Atanazi Seromba yababajije amakuru yerekeranye n'impunzi zitari zahagera, maze yandika amazina y'impunzi zaburaga. Liste yazo ayishyikiriza burugumesitiri Gregoire Ndahimana kugira ngo izo mpunzi z'abatutsi, abo batutsi basigaye bashakishwe bazanwe kuri Paroisse. Bamaze kuhagera nibwo Padiri Atanazi Seromba yatanze amabwiriza yo gutumiza imashini yakoraga umuhanda Caterpillar isenya kiliziya, iyisenyera hejuru y'abatutsi barenga 2,000 bari bayihungiwemo. Bimwe mu bitero byakozwe n'abantu batandukanye, ariko abazwi cyane babaye baruharwa muri ubwo bwicanyi ni umucuruzi witwa Gaspard Kanyarukiga wakatiwe n'urukiko mpuzamahanga rwa mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwa Arusha, umwarimu witwa Teresfore Ndungutse, Atanazi Nkinamubanzi wakoreraga sosiyete yitwa Stardi yubakaga umuhanda uhuza Rubengera na Gisenyi, ni nawe watwaye yatingatinga Caterpillar yashenye kiliziya ya Nyange. Uwari ku isonga yabwo ni Padiri Atanazi Seromba wumvikanye na Gregoire Ndahimana wari burugumesitiri wa komine Kivumu, ndetse na Fulgence Kayishema wari umugenzacyaha muri komine ya Kivumu. Abangaba uko tubavuze, Seromba, Ndahimana na Fulgence Kayishema bakurikiranywe n'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha. Fulgence Kayishema we akaba agishakishwa n'urwo rukiko. Padiri Atanazi Seromba yakatiwe igifungo cya burundu. Kuri iyo tariki kandi ya 15 Mata 1994,
abatutsi biciwe mu rusengero rw'itorero ry'Abangilikani ahitwa Ruhanga, ubu ni mu karere ka Gasabo. Ku musozi wa Ruhanga muri 1994 hari hatuye abatutsi benshi, ndetse no ku yindi misozi yahanaga imbibi naho mu yahoze ari komine Gikoro. Jenoside itangiye, bamwe mu batutsi baho bafashe imiheto n'amacumu bahungira ku musozi wa Ruhanga. Interahamwe zitangiye kubarwanya, bafashe abana, abagore, abasaza n'abakecuru babajyana mu rusengero rwa AR. Abagabo basigara hanze bahangana n'interahamwe bakoresheje intwaro zabo za gakondo bari bahunganye nazo ndetse n'amabuye. Interahamwe zimaze kubona ko bikomeye, zahuruje abajandarume baturutse i Rwamagana, bazana indege ya kajugujugu irasaba abatutsi, abasigaye interahamwe zibiraramo zirabatema. Bamaze kubica, bahise bajya kwica n'abandi bari mu rusengero, babatwikisha lisansi, harokokamo bake cyane. Uru rusengero rwaguyemo n'uwitwa Garenzaho Sostene, wari pasiteri w'uru rusengero rw'Abangilikani, akaba yari umuhutu, wari wiyemeje kurengera abatutsi bahahungiye nk'umushumba w'itorero, apfana n'umuryango we wose kandi atari umututsi. Uru rusengero rukaba rwarabaye urwibutso ubu ngubu rushyinguyemo imibiri y'abatutsi bahiciwe. Kuri iyo tariki kandi ya 15 Mata 1994, iyicwa ry'abatutsi ryakorewe kuri paruwasi gatulika ya Ntarama mu karere ka Bugesera. Jenoside igitangira, abatutsi bo muri ako gace ka Ntarama bagerageje kwirwanaho, babonye basumbirijwe kubera ko interahamwe zafashwaga n'abasirikare bari bavuye mu kigo kigako, batangiye guhungira kuri kiliziya ya Ntarama. Kubera ko ubwicanyi bwari bwakomeje gufata umurego hirya no hino mu Bugesera, hari abandi batutsi baje baturutse Kanzenze, Ikayumba na Nyamata, nabo baje bahungira aho ngaho Intarama. Ku itariki 15 z'ukwa kane 1994 haje bisi zirimo abasirikare n'interahamwe ziturutse ahandi, bafatanya n'abicanyi b'Intarama, bica za mpunzi z'abatutsi zari mu kiliziya zigera ku 3000, babica bakoresheje za grenade, imbunda n'intwaro gakondo. Kuri iyo tariki ya 15 z'ukwa kane 1994, ku mashuri ya Cyugaro hafi y'Intarama hiciwe abatutsi benshi, barimo abari bahahungiye bahaturiye, bavanze n'abari bamaze kuva mu mirambo ku kiliziya Ntarama, nabo bagahita basanga bari batarishwa ku mashuri ya Cyugaro. Abarokotse ubwicanyi bwabereye kuri ayo mashuri bahungiye mu rufunzo rwiswe CND mu gihe cya Jenoside, bakajya bazamuka gushakisha icyo barya nijoro, ariho inkotanyi zaje kubasanga mu kwezi kwa gatanu zirabarokora. Kuri iyo tariki kandi hishwe abatutsi kuri paruwasi ya Cyahinda mu karere ka Nyaruguru. Hagati y'itariki 14 na 15 z'ukwa kane 1994, interahamwe zishe abatutsi bari bahungiye ku kiliziya ya Cyahinda babarirwa mu 32,000. Abiciwe muri iyo paruwasi nababaga baturutse muri komine Nyakizu n'izindi komine byari byegeranye nka komine Mubuga, Kivu na Nshiri. Ababigizemo uruhare bari ku isonga, wari ku isonga ni Ntaganzwa Ladislas, wari burugumestre wa komine Nyakizu, sous-préfet Asiel Mbarikure wayoboraga sous-préfegitura ya Busoro, Festus Nyamukaza wakoranye bya hafi na Ntaganzwa, na pasiteri François Bazaramba wari uwo mu itorero ryitwaga iry'Ababatista mu Rwanda, ubu ngubu akaba yarakatiwe n'urukiko rwa Fanirand rwo mu Burayi igifungo cya burundu. Harimo kandi Celestine Batakanwa, Geoffrey Dusabe, Celestin Rucyahana wahoze ari umusirikare. Kugira ngo abatutsi bakusanyirizwe Icyahinda, burugumestre Ntaganzwa n'izindi nterahamwe babanje gufunga amayira abuza guhungira Burundi, bakajya bashishikariza abatutsi kujya Icyahinda bababeshya ko ari ukubarindira umutekano. Bamaze kubakusanya, Ntaganzwa yasabye abajandarume baturuka i Butare bohejwe na Major Sira Cyabyara batuma barimbura abatutsi bari kuri iyo paruwasi. Ikindi cyaranze Jenoside Icyahinda ni ukurokoka kwa Padiri Charles Nshogoza, wari padiri mukuru wa Cyahinda, washoboye kwihisha ubwicanyi bwabereye kuri iyo paruwasi ku itariki ya 15 Mata, aza guhungira ku mukozi wakoreraga paruwasi witwaga Alexis. Burugumestre Ntaganzwa Ladislas yamaze kubona ko Padiri Nshogoza atapfuye, aramuhiga afatanyijwe n'umujandarume w'umuserija witwaga Corneille Ndindayino, kugeza bamuvumbuye bamuzana kuri paruwasi Cyahinda bamushinyagurira, hanyuma baramwica hari mu kwezi kwa gatanu. Kuri iyo tariki 15 Mata 1994, abatutsi kandi biciwe ahitwa mu Kiryamo cy'Inzovu mu karere ka Kamonyi. Mu Kiryamo cy'Inzovu ni imbere y'ahahoze ibiro bya komine Taba, yari iyobowe na burugumestre Jean Paul Akayesu. Ubwicanyi muri komine Taba bwatangiye gukomera ku itariki 8 z'ukwa kane 1994,
ubwo hashyirwagaho bariyeri ahantu hatandukanye, harimo ahitwa Rwabashyashya, Ibuguri, Igishyeshye no hafi y'ibitaro bya Remera Rukoma. Kuva ku itariki ya 13 Mata 1994 byarakomeye, abatutsi batangira guhungira kuri komine Taba ari benshi. Kubw'Imana Silas wari umuyobozi wa MRND muri komine Taba, yaje gukoresha inama mu kiryamo cy'inzovu, avuga ko umwanzi ari umututsi, ko bagomba kumutanga kuko yacukuye ibyobo byo kuzashyiramo abahutu. Nibwo buhoro buhoro batangiye kugenda bajyana abatutsi aho mu kiryamo cy'inzovu bari barise muri CND. Babajyanyeyo guhera ku itariki 8 z'ukwa 4 kugeza ku itariki 15 z'ukwa 4, aribwo hishwe benshi cyane. Ubwo bwicanyi wabigizemo uruhare ari ku isonga ni Kubw'Imana Silas, ari we watangaga itegeko. Ku itariki 15 Mata 1994 abatutsi baje ari benshi kuri komine Taba, basanga interahamwe zibategereje kandi hatanzwe amabwiriza kuza bahita bamujyana mu kiryamo cy'inzovu akicwa. Habaga hari abashinzwe kubica, abandi bafite akazi ko kubarimiraho ibisinde, hari n'umuringoti muremure batondekagamo imirambo. Mu kubica bakoresheje intwaro za gakondo zirimo nta mpongano y'umwanzi, zirimo ubuhiri, zirimo udufuni ndetse n'imbunda. Jean Paul Akayesu wayoboye ubwo bwicanyi yakatiwe igifungo cya burundu n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda. Kuri iyo tariki kandi 15 Mata 1994 abatutsi biciwe ahitwa mu Gasetsa, ahahoze ari komine Kigarama muri Kibungo. Mu murenge wa Remera hishwe abatutsi basaga 7,000. Iyicwa ryabo ryatangiye kuva tariki 8 Mata kugeza ku itariki 14-15 Mata 1994. Amateka yitegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside muri uwo murenge wa Remera, aho nyine hitwa mu Gasetsa, ni centre ya Gasetsa niko yitwaga, yashingiye ku bikorwa by'abari abategetsi bakomeye bahakomoka, ari nabo bari ku isonga mu itegurwa no mwishyirwa mu bikorwa rya jenoside. Abo ni Colonel Rwagafirita Pierre Celestine, wari umuyobozi mukuru wa gendarmerie y'igihugu, wari warafashe ikiruhuko cy'izabukuru. Hakaba Colonel Renzaho Tarsis, wari prefet wa Kigali ukomoka muri iyo komine ya Kigarama. Hakaba Ministre Mugiraneza Prosper ukomoka muri iyo komine. Hakaba Kabagema Ferdinand, Mugiraneza Emmanuel n'izindi nterahamwe zari ziyobowe n'abo bategetsi zishe abatutsi zikoresheje inyundo, impiri, inkota, imipanga, amacumu, imiheto, ariko cyane cyane imbunda na za grenade. Kuri iyo tariki 15 Mata 1994 abatutsi biciwe kandi ahitwa Igihara kuri paruwasi mu karere ka Kamonyi, ikaba iherereye mu murenge wa Runda. Jenoside imaze gukomera, abatutsi batangiye guhunga berekeza kuri paruwasi ya Gihara. Abambere bahageze ku itariki 10 z'ukwa 4 1994. Padiri ukomoka mu gihugu cya Espagne witwaga Sinaora Leonard arabakira ndetse akora ibyo ashoboye ngo bagaburire, ariko abakozi be b'abahutu ntibabyishimire, kugeza ubwo yabahaga amafaranga ngo bahahire impunzi ariko ntibabikore. Hari umutwe w'abicanyi wari wariyise abajepe, wari muri Runda, iyo komine ya Runda, wari uyobowe n'uwitwa Nyecumi, Kanani na Eugene. Bakaba bari batangiye gutera kuri paruwasi icyo gihe, bazaga mu modoka ya Kamana Claver wari entrepreneur, ariko ikazi itwawe na murumuna we witwaga Kayitani. Icyo bakoraga ni ugutema abagabo n'abasore, ntibabice ngo bahwane, ahubwo iyo bamaraga kubazambya babapakiraga imodoka bakajya kubajugunya mu kizenga cya Cyoganyoni giherereye mu gishanga cya Bishenyi. Iyo batajyanwaga Cyoganyoni babajyanaga muri Nyabarongo, ari no yaroshywe mu benshi. Hagati muri ubwo bwicanyi Padiri yasubiye iwabo muri Espagne. Ubwicanyi burakomeza, abagabo bamaze gushira kuri paruwasi bakurikijeho abagore nabo bapakirwa ya modoka bajyanwa muri Nyabarongo ari bazima. Iyo bagezwaga kuri Nyabarongo, bamwe bahitaga bajugunywamo ari bazima, abandi mbere yo kujugunywamo bakabanza kubashyira mu kazu kari kubatse kuri Nyabarongo ahazwi ku kiraro cyo kuri Ruriba, bagafatwa ku ngufu, byarangira nabo bakajugunywa muri Nyabarongo. Tariki ya 15 Mata 1994 niyo yabaye ya nyuma ku batutsi bari bahungiye kuri iyo paruwasi ya Gihara, n'abandi benshi bo muri Runda bishwe kuri iyo tariki. Tariki 15 Mata 1994 kandi abatutsi biciwe i Nyabikenke mu karere ka Muhanga ku biro bya komine. Jenoside igitangira kuva ku matariki ya 10 Mata 1994 abatutsi b'i Nyabikenke bahungiye ku biro bya komine Nyabikenke. Abicanyi batangira kubatera kuva tariki 14, ariko kuri 15 Mata nibwo baje kwicwa ari benshi, bicirwa aho ngaho ku biro bya komine. Abashoboye gucika bicirwa mu mayira berekeza i Kabgayi. Ubu ngubu haje kubakwa urwibutso rwa Kiyumba rushyinguyemo imibiri igera kuri 717
y'abaguye aho ngaho no hafi yaho, abenshi barabashoreraga bakabajyana muri Nyabarongo ahitwa Budende, ariyo mpamvu imibiri yashoboye kuboneka ari mikeya. Abagize uruhare runini mu icwa ry'abatutsi muri komine Nyabikenke, uri ku isonga ni Minisitiri w'Urubyiruko Nzabonimana Callixte, wakatiwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda igifungo cya burundu. Hakaba harimo kandi burugumesitiri wa komine Nyabikenke Karuganda Anatole, abitwa Ngarambe Vincent, Kamari Isaac, akaba ari muramu wa Bagosora wakoraga muri Minisiteri y'Imirimo ya Leta n'Ibikoresho. Kuri iyo tariki kandi 15 Mata, abatutsi biciwe mu murenge wa Muyongwe, hahoze komine Tare, ubu ni mu karere ka Gakenke. Abatutsi baho abenshi bishwe urw'agashinyaguro n'interahamwe. Abatutsi bishwe n'ibitero byabaga biturutse ku Rushashi ahitwa mu Kinyari, nyuma y'imyitozo interahamwe zarahawe kuri superefegitura ya Kigali Ngari. Mu ihunga ry'abatutsi abenshi bishwe urw'agashinyaguro, inama zateguye ubwo bwicanyi zikaba zarayobowe n'abayobozi, zikabera kuri superefegitura Rushashi no ku makomine yarayigize, ndetse no kuri za segiteri ya Shyongwe na Joma, Ishyongwe, ndetse no mu karere k'ubucuruzi ka Kinyari, aho bari barahise izina rya CND. Ku itariki 15 Mata 1994 kandi abatutsi biciwe ku biro bya komine Muhazi Igishari mu karere ka Rwamagana. Abatutsi batangiye kuhahungira ku matariki ya 12, 13 na 14 Mata, bahungira kuri komine Muhazi. Ku itariki 15 na 16 babonye bikomeye, nibwo interahamwe zaje kubagota. Umwe muri bo wari warabaye mu gisirikare cya Habyarimana witwaga Kanamugire, wari umututsi, yamennye iyo nzu yo kuri komine, akuramo imbunda imwe ayiha witwa Komenda Yambaje, inda yiha Gateta na Kreti, barasa mu nterahamwe zari zaje kubatera zikwira imishwaro. Bamwe mu bari muri komine babona uko bavamo, bajya kwihisha mu kiyaga cya Muhazi, bahasanga Ajida Mutabaruka n'uwitwa Kananura wari umusirikare, bararwana bagana mu kiyaga ngo bafate amato, ariko basanga amato bayacubije, andi bayamennye, kuko bashakaga kwambuka ngo basange inkotanyi zari zageze hakurya i Murambi. Amasasu yarabashiranye, ariko baza kubona ubwato buto cyane, babasha kugira abo bambutsa kugera i Murambi, kuko inkotanyi zari zahageze. Interahamwe zarabakurikiye kuva kuri komine kugera ku mwaro wa Kavumu, ahari abatutsi benshi bari bahahungiye bizeye kwambuka bakajya hakurya y'uruzi rwa Muhazi, banahasanga bari baturutse muri komine Muhazi nabo bagana mu kiyaga, maze bose babarohamo. Abenshi biciwe aho ngaho, abandi bake babashije kujya mu bwato, interahamwe zikagenda zoga zinabatemera muri bwa bwato bari bahungiyemo. Abo bose ari abari bavuye kuri komine Muhazi no mu nkengero zayo, ni nabo biciwe aho ku mwaro wa Kavumu ka Gishari ku itariki 15 na 16 Mata 1994. Abatutsi kandi biciwe mu murenge wa Kigali ahitwa Kitabi mu karere ka Nyarugenge. Hano mu murenge wa Kigali ahitwa muri santere ya Kitabi ni hejuru ya Nyamirambo, iruhande rwa Mont Kigali, munsi y'ikigo cya gisirikare ubu ngubu. Hari bariyeri yayoborwaga n'interahamwe yitwaga Rubayiza Hasani n'uwitwaga Kibuye Karungu. Uyu Rubayiza niwe wari shefu y'ibariyeri, aho abatutsi bahungaga baturuka Mwendo muri Kigali, Kabusunzu na za Nyamirambo hejuru, n'abari batuye aho babarundaga mu ihema bari barahubatse kugira ngo boye kunyagirwa. Akazana interahamwe zo kumufasha kubatemagura no kubarunda mu byobo byari byaracukuwemo amabuye y'agaciro. Kuri iyi bariyeri hiciwe abatutsi benshi, ku buryo abageragezaga kurwana nabo Rubayizaga yahitaga ahuruza abasirikare kugira ngo babahe ubufasha. Ibi byatumye abatutsi bahageze bose nta warokotse. Aba bantu bahiciwe kuva tariki 15 kugeza 17 Mata 1994. Rubayiza inkiko gacaca zamuhamije icyaha cya jenoside, akatirwa igifungo cya burundu y'umwihariko, ubu akaba afungiye muri gereza ya Mageragere. Iyicwa ry'abatutsi kandi ryakorewe kuri Paruwasi Gatulika ya Nyarubuye mu karere ka Kirehe. Guhera ku itariki ya 10 Mata 1994, Paruwasi Gatulika ya Nyarubuye yakira impunzi nyinshi cyane z'abatutsi zaje ziva muri komine Rukira, komine Rusumo, komine Mugesera na Birenga. Izo mpunzi zari zigizwe n'abarokotse ubwicanyi bwayogoje ako karere guhera ku itariki 12 na 13 Mata 1994, izabo bwayogoje umujyi wa Kibungo na Paruwasi Gatulika yazaza nk'uko twabivuze. Ubwo bwicanyi bwabaye nyuma y'inama yabereye mu kigo cya gisirikare cya Huye mu mujyi wa Kibungo ku itariki 12 Mata 1994, yari iyobowe na ba Colonel Pierre Celestin Rwagafirita na Colonel Anselme Nkuriyekubona. Inama yari irimo kandi baburugumesitiri baza komine Birenga, ariwe Merikiade Tahimana, wa komine Rusumo Silvestre Gacumbitsi, wa komine Kigarama Mugiraneza Emmanuel, wa komine Mugesera Gatware Leopold, n'uwasake Silvestre Mutabaruka n'abandi. Ifatirwamo icyemezo cyo gukaza jenoside muri ako karere.
tariki ya 14 Mata 1994 hongeye kuba indi nama mu kigo cya gisirikare cya Huye Ikibungo, ihuriramo nanone abari bahahuriye ku itariki ya 12 Mata. Iyo nama yarebeye hamwe uko ubwicanyi buteye aho bugeze, ndetse inigirwamo uko jenoside yakwihutishwa kugira ngo inkotanyi nizihagera izasange byararangiye. Guhera mu gitondo cyo ku itariki ya 14 Mata 1994 interahamwe zatangiye kugaba ibitero byinshi i Nyarubuye, ariko bagenda baneshwa n'abatutsi bari barahungiye. Interahamwe zagiye gutabaza ku kigo cya gendarmerie cya Nasho, abajandarume n'abasirikare baraza, hazamo n'interahamwe bateranira kuri centre y'ubucuruzi y'Inyarutunga bayobowe na Burugumesitiri Sylvestre Gacumbitsi n'abandi bayobozi ba Hutu Power, bategura igitero cyagombaga kugabwa kuri paruwasi ya Nyarubuye. Tariki ya 15 Mata 1994 nyuma ya saa sita igitero cya Nyarubuye cyaratangiye cya simusiga. Burugumesitiri Gacumbitsi akigiramo uruhare runini, atangira ubwe yiyica akoresheje umuhoro umusaza witwaga Murefu wari yubashwe cyane. Mu bayobozi b'abahutu ba Nyarubuye bagize uruhare muri ubwo bwicanyi harimo Evariste Rubanguka wari umucamanza mu rukiko rwa kanto rwa Rusumo, Karamagizayi wari konseye muri segiteri Nyarubuye, Rugayumukama Daniel wari umuyobozi w'interahamwe, Edmond Bugingo wari umwarimu, Ntezimana Leonidas, Hakizamungu Antoine, Gisagara François, Ryamugwiza Leonidas, Ngendahimana Jean alias Misumari n'abandi. Kuri iyo tariki kandi abatutsi biciwe kuri paruwasi Gatolika ya Muganza mu karere ka Nyaruguru yahoze ari komine Kivu. Kuri paruwasi ya Gatolika ya Muganza abatutsi bahatangiye kuhahungira guhera ku itariki ya 7 bahunga ubwicanyi bwari bubugarije, kuko inzu z'abatutsi zari zatangiye gutwikwa biyobowe na Burugumesitiri Juvenal Muhitira na Padiri Joseph Sagahutu ubu wahungiye mu gihugu cy'Ububirigi. Sous-Prefet Biniga Damiani wayoboraga sous-prefeture ya Munini komine Kivu yabarizwagamo yiyiziye ubwe mu gihe cya jenoside igitangira, akorana inama na Burugumesitiri Juvenal Muhitira na Padiri Joseph Sagahutu bafata icyemezo cyo guhiga no kwica abatutsi. Muhitira na Sagahutu twakwibutsa ko biganye muri College Runyombyi, bari baziranye guhira icyo gihe mu myaka ya za 76. Tariki ya 11 Mata 1994 kuri paruwasi ya Muganza mu gitondo habaruwe impunzi z'abatutsi 8,400, kandi umubare wazo wakomezaga kwiyongera ku buryo ku mugoroba wowe ku iyo tariki ya 11 Mata abashoboye kumenyekana bari 11,000. Uwo munsi nibwo bagabweho igitero cya mbere, ariko birwanaho bagisubiza inyuma. Tariki ya 12 Mata habaye ikindi gitero gikomeye kiyobowe na Burugumesitiri Muhitira Juvenal na Sous-Prefet Biniga Damiani, ari nacyo kiza gusubizwa inyuma bitewe nuko hari ikindi gitero cyari cyagabwe kuri paruwasi ya Kibeho, byari byegeranye kandi naho abatutsi barimo kwirwanaho. Byatumye Burugumesitiri Muhitira na Sous-Prefet Biniga bafata icyemezo cyo gushyira ingufu zose mu gutera Kibeho, bakazagaruka i Muganza ari uko barangije kwica Ikibeho. Niko byagenze, bamaze kwica Ikibeho bagarutse Muganza ku itariki 15 abatutsi bari Kibeho bamaze gutsembwa, noneho n'abari kuri paruwasi ya Muganza kuri iyo tariki babamaraho. Wakoze kuba kuri iki kiganiro, tubwira icyo gitekerezaho unagisangiza abandi.